nkubonye ntari inkozi ariko Imana irakunyeretse nitwa Murindahabi Imana Murindahabi ngewe nawe uri kunyumva buri munsi twese turabyuka tukajya mu kazi kacu ka buri munsi tukajya gushaka amaramuko haba hari amahirwe twese tukaba tugafite cyangwa se umwe muri twe yaba agafite agakora undi akicara akakabura agategereza amahirwe ya kabiri yuko yabona akazi ko gukora nawe akajya mu kazi nk'abandi agakora gusa nubwo biba bimeze gutya twese intego aba ari imwe icyifuzo cyacu aba ari ugutera imbere kuva ku rwego rumwe rw'ubukungu tukajya ku rundi bitewe n'aho iminsi igeze cyangwa bitewe n'ibyifuzo byacu imikorere n'imitekerereze yacu aho bigarukira uyu munsi muri iki gihugu cy'u Rwanda iyo wumvishe ijambo ubukire ubukungu cyangwa ubutunzi wumva amazina muri aya ngaya akurikira Sina Gerard kaje guhakwa amazina nka Rubangura n'ayandi menshi cyane abo bose mvuze rero ukurikiye amakuru yabo ushobora gusanga ari abanyenganda bagiye bakomakomeye cyangwa se bafite amabizinesi akomeye cyane bashoramo kugeza uyu munsi ntabwo tujya twumva amateka y'abanyamakuru bakize cyane kurusha abandi uyu munsi rero nakuzaniye umugabo ukomeje gutungura abantu cyane mu rugendo rwe rutari rworoshye n'ubuzima bushaririye cyane yakuriyemo agakurana ubumuga bw'akaboko uyu munsi ari mu bagabo bakomeye cyane batunze amamiliyari atari make hano muri iki gihugu cy'u Rwanda amazina yiswe n'ababyeyi ni Irene Murindahabi Kasha Makokero cyangwa se Morodekayi umwite iryo ushaka muri aya mazina yose mvuze kuko yose ni amazina ye ntawe ubihakana gusuje kandi nizere ko ari amahoro nitwa Irene Murindahabi Kasha Makokero cyangwa se Morodekayi ese Irene Murindahabi ni muntu ki nyemerera uyu munsi tugaruke ku mateka ashaririye n'urugendo rutari rworoshye yanyuzemo uyu munsi akaba ari umunyarwanda utunze amamiliyari atari makeya muri iki gihugu cy'u Rwanda ese byagenze gute yakoresheje iki ni ubuhe buryo yabikozemo kugira ngo atunge amafaranga angana gutya aho uri hose nkwaye ikaze njye unyite Mr Aizo umugaragu w'ibyegeranyo ugezwaho akaboko mfite ibumoso hano gafite ikibazo ntabwo gakora neza nk'aka ngaka impamvu ni ubuzima inkuru ni ndende ariko njye Imana mbabwira ni ukuri narayiboneye gutya nyibonera mu bikorwa byayo nyibonera mu buntu bwayo no mu mbabazi ni umugabo witurije cyane umugabo uhora wisekera ku buryo ushobora kumubona ukaba wanamukubita urushyi rwo kwicisha bugufi cyane kwicisha bugufi no kutiyemera ni bimwe mu bintu bituma atajya abasha gushyira umutungo we hanze gusa uyu munsi twamutahuye reka duhere ku modoka ikangaranye cyane itungwa n'abantu bakeya cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda ndabizi neza iyi modoka ashobora kuba atari ubwa mbere uyibonye yitwa Barabas imodoka ishobora guhagarara amadolari 500 bivuze ngo iyi modoka mu mafaranga y'u Rwanda ishobora guhagarara amafaranga agera kuri miliyoni 700 imagine uyu munsi inzu uyu mugabo atuyemo ntago yajya hasi y'amafaranga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda ahangaho uhita wibaza ngo ese ibi byose byaturutse ndagira ngo mwibutse ko ibi ngibi ari bike cyane tuvuze reka turebere hamwe urugendo rwe rw'ubukungu n'icyatumye abasha kugera kuri ibi byose ndetse n'ubu bigikomeje kugenda bizamuka umunsi ku wundi amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi ni Irene Murindahabi yavukiye mu Gatsata mu mujyi wa Kigali agasengera mu itorero rya Sambre Quartier uyu mugabo yabayeho mu buzima bubi bukomeye kandi bubi cyane amashuri yabanza yayize muri École Primaire de Gatsata nyuma yaje gukomereza ku Muhima aza gutsinda ikizamini cya leta ariko asaba ko yajya yiga ataha nibwo leta rero yatwaraga bamwe mu banyeshuri batsinze agenderamo yisanga mu kigo cyitwaga Doke mu mujyi ahava ajya kwiga muri Don Bosco ikaduha ubwo ni mu kigo cy'abapadiri aha yahize literature economy na geography ubwo ni ubukungu ubuvanganzo n'ubumenyi bw'isi gusa nubwo ibi ngibi ari byo yize ntibyari mu byifuzo bye cyangwa se icyo yashakaga kuba cyo mu hazaza hiwe kubera ko bwigaga mu mashuri abanza bigeze kumuhingwa baramubwira ati jya kuri board cyangwa ku kibaho utwandikire utubwire ikintu wifuza kuzaba uyu yarahageze aho kugira ngo yandike bimwe muri bya bindi twabonye nk'ubukungu ubuvanganzo n'ubumenyi bw'isi ahubwo yanditse ko ashaka kuzaba radio presenter icyifuzo rero cyaramukurikiranye kugeza na n'uyu munsi ni nabyo bimukijije nibyo bimugejeje ahangaha akaba afite akayabo k'amafaranga angana gutya umugabo wakoreshaga akaboko kamwe gusa akandi kari gafite ubumuga kugeza na n'isaha yaricaye arasenga abwira Imana ati Mana urabona mfite akaboko kamwe gusa niko kabasha gukora akandi nigakora neza ndakwinginze uzaba umurimo uzatuma mbasha gukora nkabaho kandi nkabaho neza nta murimo w'imvune nkoze kuko ntawe ushobora
bitewe n'ubumuga bw'ingingo mfite. Ibuka nyiri umwana narasenze nsaba Imana ngo biragaragara ko ntabasha gukora imirimo y'amaboko neza, ariko Mana uzambabarire mu murimo nakoresha ikindi gice cy'umubiri kitari amaboko cyane. Niyo mpamvu Imana yampaye umunwa, akaba ari wo nkoresha mfatanije n'umutwe n'ukuboko ukundi ko ni gukora cyane, ariko nshimira Imana ko nako kuriho. Nyuma y'igihe rero yaje kujya muri kaminuza, gusa agezeyo yatangiye gukurikiza cya cyifuzo kimwe yifuzaga kiga mu mashuri abanza, kubera ko icyo umwana aba atekereza nicyo kintu kiba gikomeye cyane. Yahise yigira itangazamakuru aho kugira ngo akomeze kwiga ibyo yize mu mashuri yisumbuye. Akirangiza itangazamakuru rero byaje kugorana cyane, ubuzima buba bubi kurushaho kubera ko yabuze akazi, n'igihe akaboneye abona akazi katazajya kamuhemba, agera aho akora imyaka 4 yose adahembwa akora nk'umukoranabushake. Ku munyarwanda iyo tugeze ku ngingo yo gukorana ubushake hano biba bigoye cyane, kubera ko kubwira umunyarwanda w'icyo gihe umwana w'umusore wari urangije kaminuza akeneye amafaranga ukamubwira ngo nagende ngo akore imyaka 4 yose adahembwa, byari ibintu bigoye cyane. Ariko Murindahabire newe kuko yakundaga itangazamakuru kandi byari muri mu maraso, yarakomeje arahatana ararwana koko kugeza ubwo yemeye akajya atungwa n'ikijumba kimwe cy'ijana umunsi wose kandi atari bunahembwe, ukwezi kutari bwuzure basi ngo avuge ngo mbonye udufaranga. Kandi wibuke ibi ngibi yabikoraga akiga kaminuza, ntiyari yakayisoza. Nyuma yaho rero yaje gukorera ibitangazamakuru bigiye bikomakomeye, ariko byamuhembaga amafaranga make cyane atararengaga 30,000. Ibinyamakuru harimo nka Radio Isibo n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye cyane. Agikora ku Isibo rero nibwo yaje guhura n'umunyempano witwa Niyo Bosco. Arangije aramubaza ati ese wifuza kuba iki? Amusubiza ko yifuza kuba umunyamuziki ukomeye, nawe akazamura impano ye kuko yakundaga kuririmba. Emirene rero yanze kumutererana kuko bitewe nuko nawe yari afite ubumuga bw'akaboko, aravuga ati nkuko nanjye Imana iri kugenda icira inzira, ngenda mbona ubundi buryo bwo gukora nakoresheje akaboko, uyu musore nawe byibuze reka mubera ikiraro abashe gukoresha ibindi bice bye bitari amaso, kuko amaso y'uwo musore ntabwo yabonaga neza, nawe arebe ko yakiteza imbere. Nyuma yo guhura na Niyo Bosco rero yaje kugisha inama bazi by'umuziki, bamubwira ko agomba kubanza gushinga kampani kugira ngo abone uko asinyisha uwo muhanzi ajye afasha n'abandi banzi bagiye batandukanye usibye Niyo Bosco gusa. Ibi byatumye ahita ashinga YouTube channel yitwa MIE Empire. Iyi YouTube channel yamubereye isoko y'amafaranga kugeza na n'uyu munsi, kuko niho hantu nyamukuru haba amafaranga menshi cyane, amutunze uyu munsi akaba amugize umwe mu banyamakuru bakomeye cyane kandi ba mbere mu Rwanda batunze agatubutse kurusha abandi. Uyu munsi ubu tuvugana rero iyi YouTube channel imaze kwiyandikisha abanyarwanda basanga miliyoni, bivuze ko ikurikirwa n'abanyarwanda barenga miliyoni bakurikira umunsi ku wundi ibiganiro bitambuka cyangwa se amakuru atabuka anyura kuri YouTube channel. Usibye no kuba ari ya Irene, kandi iyi channel hari benshi cyane ifatiye runini kuko abanyamakuru benshi cyane bafatanye na Irene akabahemba buri kwezi, nabo bakabaho ubuzima bwabo babukesha iyi channel. Kugenda afasha abahanzi rero bagira inama n'abazamura mu mpano zabo, nubwo yabikoraga ameze nk'aho arimo arabafasha, nyuma byaje kumubera intandaro ikomeye cyane yo kuba umuherwe, kuko nayo yabaye isoko y'andi mafaranga kandi menshi cyane atagira ingano. Nubwo witwa Niyo Bosco baje gushwana, nyuma yaje gusinyisha abandi bakobwa babiri, uwitwa Vestina na Dorcas. Nubwo muri iyi minsi ibintu bitameze neza, nabo bari bashatse kwigendera, ariko byibuze yabaye intwara akora ibintu bidakorwa n'ubonetse uwo ari we wese. Nyuma yo gukora ubushakashatsi bwacu rero twamaze kumenya ko uwitwa Murindahabire cyangwa se uwo muzi nka Irene cyangwa iri MIE Empire afite umwana uri hejuru y'imyaka 8. Niba ushaka kumenya amakuru y'aho umwana yavuye, amakuru ya mama we n'ibindi byinshi cyane byerekeye kuri Murindahabire Irene, andika muri comment utubwire ati iyo video yikore. Mbibutsa nge nitwa Mr Aizo, umugaragu w'ibyegeranyo ugezweho. Rero twabanye ndagushimiye, duhurire muri video y'ubutaha. Mwakoze cyane kubana natwe.